uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Duhagaze nk'ababyeyi tugusaba imbabazi aho tutahagaze mu nshingano, tugusaba imbabazi aho twatuye abana bacu ibibi twari twifitemo, tugusabye imbabazi mwami w'abana. Imishiha twavanye mu kazi, mu bukene, mu kwirukanwa, mu bindi, mu kuduhamagara banki zitwishyuza, byose twaraje tubitura abana bacu. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, tugusabye imbabazi aho twitwaye nabi, utugirira ubuntu. Cyo ngukundira, uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Aho twashwanye abagore nabo bagashwana, violence kahaba abana babireba, imitima y'abana ikabangirikiramo, tugusabye imbabazi. Ndasaba imbaraga ku mubyeyi wifuje gutangirana nawe urugendo rushya, ndasaba imbaraga ku mupapa n'umumama bifuje gukorana nawe urugendo rushya, ndasaba imbaraga ku mwana urimo uvuga ngo ibi byabaye iwacu njyewe ntibizankurikira. Ndasaba imbaraga mwami, twasanze birenze ingamba, ahubwo mu buryo bwo mu mwuka umuntu yiyubakira muri wowe, akubakika bigakunda. Mu izina ryawe Yesu turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe. Mpagaze mu butware wampaye muri uyu mugoroba nyaguhora ku ngoma, duhuje umutima n'abandi bizera bari muri Kristo Yesu, tuvuga ngo turakata ikintu cyose kiduhuza naho dukomoka cyanduye cyadukurikiye, natwe tukaba turimo kugiha ku rubyaro rwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko nguko Abrahamu yatanze icyacumi na Reva ari mu nda akaba aragitanze, niko mwami natwe ari byo twatanze tutabizi, n'urubyaro rwacu rukabyakiraho rukabifataho, natwe twarabyakiriye ku basogokuru n'ababyeyi bacu. Turasenga Uwiteka Mana Nyiringabo, kubwo turi byaremwe bishya muri Kristo Yesu, kugira ngo uwo mugozi ucike, ibibi bikomoka ku basogokuruza banjye n'iwacu bigarukire kuri uru rubyaro, byo gukurikirana urubyaro rwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwemerera Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzahagarara mu buryo bukwiriye dukomejwe nawe amaboko, Mwuka Wera utubashisha kugira ngo ibyo dutanga bizaba ari bizima, bizaba biboneye, azaba ari umurage wo kubaha Imana, azaba ari umurage wo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Papa, urakoze mwami w'aba. Nkuko umugore atandukanywa n'umwana iyo avuka, igihe bakata uriya mukondo, igihe bakata uriya cordon ombilical, niko dukata ibyadukurikiranaga byose tutazi n'igihe twabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twitandukanyije n'ububi bwose bw'aho tuvuka, tutandikije urubyaro rwacu, turutandukanije n'ibibi bikomoka muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni ibiremwa byigenga n'abantu bawe ufiteho imigambi myiza. Reka urubyaro n'urubyiruko ruhari bye gukurikiranwa n'ibyavuye mu babyeyi babo mu izina rya Yesu. Abana barimo kugerageza gukurikira inzira yawe, urubyiruko barimo kugerageza gukurikira inzira yawe, ariko rukomoka mu miryango yapfuye, turarutwikiriza amaraso yawe, turarutandukanya mu buryo bwo mu mwuka n'iby'iwabo mu izina rya Yesu. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo bazabo wabageneye kubabo, amaboko yabo mu mwuka akomezwe, ubuzima bwabo bukomezwe, badacogora, badasubira inyuma. Turakwizeye Papa, turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Nongeye gusengera abana kugira ngo bakize ibikomere. Dufite amazina ya benshi n'abandi babyeyi duhagaranye mu gihe nk'iki, turasengera abana bakiri batoya kugira ngo wongere ubomore imitima yabo, ibi baba barabonye iruhande rwabo, ubomore kandi ubakize. Ndasengera abana batwarwa n'igitugu cya Satani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabavuga ko kubohoka mu izina rya Yesu. Abana batwarwa bari mu nzozi, abana batwarwa baciye undi muryango wari wose ukingutse, reka ubuzima bwabo bukurweyo, babaturwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imyuka mibi yinjiye mu mafilime ari magique, imyuka mibi yinjiriye mu dukino bahabwa n'abandi bana ku ishuri, mu dukoresho bahabwa n'abandi bana ku ishuri batamenye, reka iyo miryango ikingwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubugingo bw'abana bucungurwe, imibiri yabo icungurwe, kubaho kwabo kuzurwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, turatwikiriza urubyiruko rwacu amaraso yawe mwami. Abarimo batera intambwe zo kugaruka ariko intege zikababana nkeya kuko batinze mu bibi bikabarusha amaboko, ndabasengeye uyu mugoroba kugira ngo bahe imbaraga. Umwana umusore cyangwa inkumi barimo kureba inyuma bagasanga ntibabasha gusubirayo, teruma bakoze urugendo rurerure mu kuyoba, teruma bakoze urugendo rurerure mu bibi, reka uyu mugoroba imbaraga zawe zibamanukire zishobore kubahindukiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Baticiriye witeka, batifuza gupfa, amahoro avi wawe namanuke mu mitima yabo, abemeze ko akiri ibyiringiro muri Kristo Yesu. Nubwo isi yose yaba yarabavuyeho, nubwo ababyeyi baba barabavuyeho, muri wowe harimo ibyiringiro. Urakoze nyaguhora ku ngoma, shoboza buri mubyeyi wese ufashe ingamba, shyira amagambo akwiriye ku rurimi rwe, imiruho n'imihati yahuriye nayo hanze ye kuza kuyishyira ku rubyaro rwe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, hindura imvugo y'abamama, hindura imvugo y'abapapa. Bibiliya irambwira ngo bapapa bagabo ntimugasharirire abana banyu, ntimukabakarire. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, abana batakaje
self esteem, batakaje kwizera kubw'amagambo mabi babwiwe n'abapapa. Reka wongere ubomore, wongere ubazure, wongere ububake. Uwiteka Mana Nyiringabo, abana biyanga kuko banzwe na ba nyina bababyaye cyangwa batawe na ba nyina bababyawe, wongere ubazure nyaguhora ku ngoma. Hagurutsa urubyiruko rushikamye rwiyemeje ruvuga ngo twebwe tuzubaka ingo nziza, tuzaba ibyitegererezo by'abizera, tuzaba abagabo bahamye, tuzaba abagore beza, tuzaba ibi byiza mu bana bacu. Bashoboza Uwiteka Mana Nyiringabo izo ngamba, nibashyigikirwe, amaraso yabatwikire kandi abatandukanye n'ibibi byabananizaga. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami. Ndasengera ababyeyi babuze icyo baha abana babo mu ijoro nk'iri turimo tuvuga, bumva ibyo bindi byose bakavuga ngo ibyo ni ubusa. Yaba nari niboneye n'umutsima wo guha abana banjye, yaba nari niboneye n'ibirayi byo guha abana banjye. Ndasengera abo babyeyi Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bakingurire imiryango y'umugisha, ubakingurire imiryango yo gukora, ufite ukugenza. Ndasengera ababyeyi bapfakaye vuba batarashobora kwikorera ako gahinda. Warivugiye ngo uri umurengezi w'abapfakazi, uri umuvugizi wabo, ngo ntihagire ubarenganya, azahura nawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, bambika imbaraga we, bambika imbaraga z'umutima. Harimo abakiri batoya mu myaka, bambika imbaraga z'umutima. Bashoboza Uwiteka Mana Nyiringabo, baruhure. Hari n'igihe umuntu arera abana ari wenyine akabashyiraho gukabya kuko yumva aribwo yabarinda, akabashyiraho bukari bukaze aho kugira ngo babarinde bukabasenya. Muruhure Uwiteka Mana Nyiringabo, ruhura abapfakaye, ruhura abarera abana bari bonyine, barimo barwana ngo batazava ngo n'umwana n'abana b'abagore, barimo barishwa n'ibindi bitandukanye. Ruhura abapapa barimo bakina role zombi, bahinduka abagore bagahinduka n'abagabo kuko abagore babo babaye ibirara, bagakururwa n'ibindi bakagenda. Komeza abo babyeyi mukunzi mwiza, turakwizeye, urashoboye, urashoboye Mwami w'abami. Ndongera kukwereka ababyeyi, abagabo n'abagore batabashije kubyara. Iyo turimo tuvuga ababyeyi bakumva bo ntibarimo, nyamara barimo mu maso yawe. Harimo abafashije benshi, harimo ababyaye benshi batababyaye biologically ariko bababyaye mu buryo bundi, bababera ababyeyi bo mu mwuka, bababera ababyeyi babarera, babarutiye abababyaye. Abo babyeyi bahumugisha, bagirire neza. Uwiteka Mana Nyiringabo, wabakikiza, wabaruhura imitima, wabuzuza amahoro yo mu mutima, wabikoranya guhora ku ngoma. Mwami turakwinginze kugira ngo tubone impinduka mu rubyiruko rwacu, tubone impinduka mu bana bacu. Hagurutsa kandi abanyempuhwe bari bugirire impuhwe nabo batabyaye. Hari abana bari mu muhanda, hari abana bari hirya no hino mu bigo ngororamuco, hari abana bababaye hirya no hino, hari abana bataha badafite ubakira kuko se na nyina ari abasinzi cyangwa ba nyina ari indaya. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutsa abanyempuhwe mu baturanyi b'iyo miryango ipfuye. Hagurutsa abanyempuhwe batabona amayibo bagashota, batabona amayibo bakavuma, batugiye kunyiba. Abanyempuhwe bashobora gutanga ijambo riremesha, rigarura ibyiringiro mu muntu. Abanyempuhwe bashobora kwishyurira umwana n'ubwo yaba umwe ishuri agasubira mu buzima busanzwe, icyerekezo cy'ubuzima cyari gipfuye akongera akabaho. Hagurutsa abanyempuhwe nyaguhora ku ngoma, bafite umutima udakunda abo babyaye gusa, bareba no ku ruhande, bagahinduka ababyeyi b'iki gihugu, bagahinduka ababyeyi b'iyi generasiyo. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Papa. Umugisha buri muntu wese ugirira neza umwana, umugisha umuntu wese wabaye umujyanama w'urubyiruko, umugisha umuntu wese utarabonye urubyiruko rwasinze agaseka ahubwo akaruga ati mwana wanjye ibyo bintu ntago ari byo. Umugisha umwana wabonye umwana ku muhanda arimo atwazwa igitugu n'ubusambanyi n'abagabo bamuruta cyangwa n'abagore bamuruta, akamubera umujyanama akamubwira ati mwana iyo nzira ntabwo ari nziza. Umugisha urimo asengera urubyiruko muri iki gihugu, umugisha ubereye umutwaro yumva hari icyo yabikoraho. Muhagurutse komeza amaboko ye agira umumaro. Nubwo yakiza umwe, nubwo yakiza abandi, hari icyo byaba bimaze. Iyo umuntu akijije umwana umwe, abakijije generasiyo, abakijije umuryango, abakijije igihugu. Uwiteka Mana Nyiringabo, dukize kwirebaho kwateye mu minsi ya none, uduha imitima yo kuba umubyeyi. Debora ngo yahagurutse nk'umubyeyi wa Isiraheli, yari afite abana be, yari afite umugabo we, ariko ahaguruka nk'umubyeyi mu gihe ngo abatware bari barananiwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turi mu gihe amategeko atabasha gukiza, yewe na leta itabasha, kubera ubwicanyi buri mu miryango. Abagore bica abagabo, abagabo biyahura kubw'abagore bababereye babi, abagore biyahura cyangwa badeprima kubw'abagabo bababereye babi. Na leta yacu ntifite igisubizo. Abantu barajya inama zitandukanye ngo nibabanze babane, hanyuma haraho nibabana bazabanze barebe niba bishoboka. Barajya inama nyine zisanzwe ngo divorce niyoroshywe kugira ngo abantu baticana. Nta gisubizo. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe uragifite, abakubaha baragifite. Reka buri muntu wese mwana
abijisho, abamaboko, yakunda umwana, yakunda urubyiruko, yagarura uwihebye mu nzira. Twuzuza izo mbabazi, duha umutima umeze nk'uwawe iri mu munezero, aho hose turahura ubuntu nyakubahwa ku ngoma bwo kudutabara muri ibyo bihe bitandukanye turimo turavuga mwami ko dusengera abana n'urubyiruko. hari umubyeyi uhagaze atanabafite, yarasenze imyaka ibaye imyaka, ariko ku ntebe yawe arahakura ubuntu bwo gukomerera mu rugendo, arahakura ubuntu bwo kwambikwa imbaraga, arahakura ubuntu bwo gutegereza igihe cyo gutabarwa, arahakura ibyiringiro bibutsa kuri Imana y'amasezerano, kuri Imana yamutungura nk'uko watunguye Zakariya na Elizabeti, kuri Imana yamugirira neza nk'uko wagiriye nyina wa Samweli, kuri Imana yamwibuka nk'uko wibutse Sara, kuri Imana yamutabara. Arahakura ubuntu umushoboza gukomeza urugendo, igisebo n'amagambo y'abantu bitamwishe, agakomeza urugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze kugira ngo kuri iyi ntebe buri muntu akure ubuntu umufasha mu gihe ahagazemo uko kingana. Turimo turimo gusengera abana n'urubyiruko, harimo uwabuze abana batazi n'aho barengeye, harimo uwabapfushije nyakubahwa ku ngoma. Aho ngaho ku ntebe yawe ufite ubuntu bwo gutabara buri muntu wese. Turakwinginze uyu mugoroba buri mubyeyi urimo kugutsakira umugirire neza ingana n'icyo agutegerejeho, ndetse irenze ibyo yibwira n'ibyo agutegerejeho nyakubahwa ku ngoma. Ku ntebe yawe y'imbabazi ahakura ubuntu bwo kumubashisha igihe ahagazemo. Urakoze papa, urakoze mukunzi mwiza. Ku ntebe yawe kandi ababyeyi ibyiringiro byashizemo ubw'abana bagiye kure cyane bakabona nta garuriro, reka kuri iyo ntebe bahakura ubuntu mwami bwo kubagaruramo ibyiringiro, bahakura ubuntu bwo gukomeza kubaho no mu mitima yabo gutera kuri abana babo, bagakomeza bakabazana imbere yawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe uyu mugoroba, twizeye ubutabazi buva kuri wowe. Imbere y'intebe yawe mwami tuhakure imbaraga zidushoboza guhagarara mu nshingano zacu zikomeye nk'ababyeyi turimo kurerera mu gihe kigoye. Turashakura ubuntu, turahakura ubwenge, turahakura imbaraga, turahakura kwibutswa inshingano zacu twatakaje kubwo gushaka ibindi bintu bitandukanye nyamara bishira. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizeye, turakwizeye, turakwizeye. Turahakura ubuntu bwo gushoboza imiryango iri mu kaga no mu nduru, ku buryo umubyeyi avuga ati abana banjye ndashaka kubahisha ibibi, ariko agasanga nta hantu yabahisha kuko umuryango upfuye nabi. Turahakura ubuntu budushoboza gutambuka muri ibyo bihe byose tudafite uko twabyita, bitagira amazina kuko byarenze. Uwiteka Mana Nyiringabo, imbere y'intebe yawe y'ubuntu tuhategereje imbaraga, tuhategereje ubuntu bwo kudushoboza gutambuka muri ibyo bihe byose. Urakoze, icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, Imana ibahe umugisha. Twebwe dukomeje urugendo rwo gushaka mu maso y'Imana nk'uko twabisezeranye. Turimo turasengera abana n'urubyiruko, twabisengeye mu gitondo muri Nibature, turakomeje. Nifuza ko twaganira hanyuma tukajya tugasenga kugira ngo tubashe kumenya inshingano zacu, responsibility zacu. Iteka mwebwe mwese abasoma Bibiliya murabizi, kugira ngo Imana itabare ihindure iteka Imana ikorana n'abantu, Imana ikorana n'umuntu. Ahubwo twebwe abakunda gusenga tujya tubyica rimwe na rimwe, umuntu agasenga ariko ntatere intambwe inama ngo akore icyo agomba gukora, bigatuma amasengesho rimwe na rimwe amurambira, avuga ngo Imana ntikora kuko tutamenye uruhare rwacu. Iteka Imana ikorana n'abantu, Imana yacu tugirire neza. Kubyara rero ubwabyo, kubyara ni responsibility nini ikomeye, ni inshingano zikomeye tuba duhawe. Kwakira abantu Imana yiremeye, ni abantu Imana yaremye kugira ngo tumarane nabo iminsi runaka, dushyiremo icyo tugomba kubashyiramo kizagendana n'imigambi Imana ibafitiye. Izo ni inshingano zikomeye tuba duhawe, ziraruta imihamagaro y'uburyo bwose abantu bakwitirwa hano ku isi. Ibyo tuvuga ngo ni ministry, kuyobora amatorero, kuvuga ubutumwa bwiza, ibintu byinshi bitandukanye, kuba abaminisitiri n'abaperezida b'ibihugu. Nagira ngo mbabwire inshingano yo kuba umubyeyi irakomeye kuruta ibyo byose. Hari igihe umuntu atsinda hariya hanze ariko mu rugo agatsindwa. Turagenda tubibona mu ijambo ry'Imana n'abantu b'Imana batandukanye. Ikindi, mu miryango turerera abana ni tere nziza yo kuvanamo abantu bazima cyangwa abantu bafite ubumuga bw'umutima, niba ariko navuga, bishwe n'ibikomere kubwo imyitwarire yacu idakwiriye, bakababazwa hakiri kare, bakazakizwa gusa n'ubuntu bw'Imana. Abadahuye n'agakiza, abadahuye na Kristo ngo abacengere, bakazapfa ari ibisenzegeri. Twebwe ababyeyi twarabigizemo uruhare. Ndagira ngo ronyemerere ngo turi mu mwanya wo gusenga, no mu bihe byo gusenga ubwira Imana ngo Mana
dushoboza gukora ibyo urwanjye ruhande. Hari igihe umuntu afite ubukererwe yaratinze kubimenya, dufite ibyo twishe, ariko mwibuke ko Imana yacu ari Imana y'amahirwe ya kenshi. Reka rero dufatanye kuganira, hanyuma Imana iguhe umugisha. Nubwo nemeze ngo kubyara ni grande responsabilité cyangwa ni responsabilité ikomeye ku mukristo. Iyo responsabilité cyangwa inshingano yikuba kabiri niba ariko navuga. Umubyeyi usanzwe utaramenya Kristo ararera umwana we mu kinyabupfura, mu bushobozi afite, amushyire mu mashuri, agerageze gukora nk'ibyo ashoboye. Ariko umubyeyi w'umukristo harenzeho ikindi, umutoza kubaha Imana, ukareba ko ubugingo bwe bwazarokoka. Uvuga ngo ni inshingano ikomeye kandi yikubye inshuro nyinshi iyo noneho turimo turera nk'abakristo tuzi n'umugambi Imana igirira abantu. Muri rusange umuryango nyarwanda ufite ibyiza byinshi, ariko iyo tureba mu rubyaro n'uburyo dutegura generasiyo zikurikiraho, dusanga hari aho tugenda tunanirwa kuko ibihe bitandukanye byituye ku gihugu cyacu. Murabona habayeho jenoside, mbere ya jenoside hari ibindi, ariko noneho nyuma ya jenoside ho gatoya hari igihugu cyatambutsemo byatumye ababyeyi rimwe na rimwe tudahagarara mu nshingano. Icya mbere navuga, abantu ubwabo bari bafite ihahamuka. Bamwe bakoraga ubukwe batazi impamvu yabwo, bagashakana kubera intsinzi. Abandi hagati aho ngaho ubuzima bwagiye bujya gusa nk'ubuhindutse ku bantu bamwe. Umwe akavuga ati uyu mugore ndabona tutakigendanye, uyu mugabo ndabona tutakigendanye, birarangira. Kuko habaye igihugu kirimo kivuka, kiva mu mubabaro n'agahinda, kivukana ibyiza by'iterambere, ariko kivukana n'ibindi bibi bikomoka mu mibabaro, mu rupfu, mu kumva ubuzima ntacyo bukimaze, umuntu agakora ibyo ashaka, abandi batagifite ababyeyi ngo barabubaha, akabaho nk'umuntu wigenga. Ibyo byose rero byazanye icyo nakwita ubumuga mu mirerere yaturereramo abana. Natwe ubwacu abakuru uyu munsi mu myaka 26 ishize twari batoye icyo gihe tugakora ibintu bitabaho, byose bisiga ibisigisigi bibi mu rubyaro rukurikiraho. Ikindi hari umuvuduko w'iterambere, igihugu cyagombaga kubakwa, abantu bagombaga kwiyubaka. Witegereje umuvuduko wari uhari, abantu basubiye bajyaga mu mashuri muri za kaminuza, abatari baragize amahirwe yo kwiga bakajya mu mashuri, niko bakora. Umugore agakora ku manywa, nijoro akajya kwiga, umugabo nuko. Twagombaga kwihuta kandi koko byari bikwiriye, ariko hari n'ikindi gihane byagiye byica. Tekereza umubyeyi ukibyara ufite abana batoya, uzamara imyaka 3 ataha saa 4 z'ijoro cyangwa saa 5 z'ijoro, yiga ishuri rya nimugoroba, mu gitondo ajya ku kazi saa 9, imyaka 3 igashira. Mutekereza uruhande rwo kubyara n'abana batoya bari barahungaho, mutekereza icyo gice twagiye twica. Ni ngombwa iterambere ryari rihari, ariko hari ibyo twagiye twica nyine kubera ibihe na circonstance twari duhagazemo. Ikindi cyabayeho ko ari gushaka amafaranga byihuta. Ni ukuvuga ngo ubucuruzi bwabaye nk'ubufungutse, abantu baranyanyagira hirya no hino, abantu bajya mu Bushinwa, abantu bajya he. Tureba uruhande rumwe rw'ubukungu gusa. Twagombaga gushaka amafaranga, twagombaga kwihuta muri iryo terambere, ariko twagiye tureba uruhande rumwe twibagirwa urundi ruhande. Hari n'ikindi cyabaye, ibi byose ndimo mvuga ntabwo byari bibi, kwiga byari byiza, gucuruza byari byiza, ariko hari uruhande rw'ubuzima twagiye twica. Habayeho na mass y'abantu binjira mu kirokore, niba ariko navuga nanjye ni muri icyo gihe cyo muri iyo myaka. Habayeho base y'abantu binjira mu kirokore, abantu bakizwa, byari bivanze. Bimwe byari byiza, twavaga mu byaha, ahandi byari bivanze rihamuka, ahandi byari bivanze no kutagira balance. Ari insengero zakoraga amasengesho iminsi 100 yo gusenga, umubyeyi ufite abana bato akamara iminsi 100 asenga. Buri mugoroba ariko ngo yagiye ku rusengero, tuvuze iminsi 100 birengeje amezi 3, yagiye ku rusengero, mu gitondo arimo arasenga. Tubyinjiramo muri ubwo buryo twica byinshi, nshuti y'Imana. Ariko Imana turimo tuvuga ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Ndagira ngo gusa nkugarure nk'umubyeyi, nkubwire, tuganireho gatoya, twitekerezeho, turebe ibyo twagiye twica, kugira ngo dusabe n'umuntu bw'Imana kudushoboza. Ibi ngibi ndimo nabikubwira, nibwira ko ngira amahirwe yo kugira ubimbwira. Mu myaka abana banjye bari bakiri batoya, nari gukemura byinshi. Imana yacu tugirire neza. Kuba insengero zishyiraho iminsi yo gusenga ni byiza, ikaba myinshi, ntabwo ari bibi, ariko nibwira yuko spirit yagombye kuba inyuma yabyo. Ni ukuvuga ngo utabonetse ku wa mbere aze ku wa kabiri, utabonetse ku wa kabiri azaze ku wa gatatu. Si ngombwa ngo uhere ku itariki ya mbere uzageze ku iminsi 100 cyangwa iminsi 70 cyangwa iminsi 90 cyangwa iminsi 100 angahe. Uyatedinga buri migoroba yose, mu gitondo wagiye gusenga hari amasengesho, hanyuma muri iyo minsi kandi uri umubyeyi ufite inshingano. Niba ufite abantu bo gukoresha devoir, niba ufite abantu bo kwicara nabo bakabona mu rugo gusa, ibyo turabyica, twagiye tubyica. Ndi mu babyishe, nyaganira n'abana banjye uyu munsi bakuru, nkumva hari imyaka nakabaye nsubiza inyuma, ariko ngasanga nyine sinabikoze. Gusa Imana ni Imana y'amahirwe ya kenshi, ariko ufite amahirwe, ugifite abana batoye bakurera, shyiramo balance. Imana yacu tugirire ubuntu. Habayeho kandi stress ikabije cyangwa pressure
y'abantu bameze nk'abadusize mu iterambere niba ariko navuga, ukabona mugenzi wawe yubatse etaje, aguze imodoka imeze gutya, akoze ibintu nibi, none iyo pressure yo kumva abantu twakwihuta ngo tugendane igatuma abantu bashaka amafaranga nk'abasaze, ni ukuvuga ngo bagatakaza umwanya wo kubana n'abantu, tukibwira yuko bifite akamaro no kugira amafaranga gusa no kubaka etaje muri uyu mujyi. Ibyo byose ni byiza, ariko byose bikeneye equilibre cyangwa se balance. Nshuti y'Imana, wibuke ko Imana ikorana n'abantu, Imana yacu tugirire ubuntu. Habaye kandi n'ibindi nabyo bitari bibi, abakozi bo muri leta, bo muri guverinoma bagomba kubaka igihugu, bagomba kumanuka mu baturage bagakora ibintu byinshi, bategeka abaturage kwambara inkweto, bubaka imihanda, basobanurira abantu ubwiza bwa mituweli. Ni ukuvuga ngo abantu bose bagiye muri iyo mirimo, harimo abagore benshi umubare munini, harimo n'abagabo baturukaga mu makupure akiri matoya kuko nibo bafite imbaraga zo gukora, na n'uyu munsi biracyahari. Ariko ni ukuvuga ngo barakora iminsi yose, ntibagira amanywa, ntibagira ijoro, ntibagira wikendi. Abo bantu bafite imiryango, ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi byicwa n'ibindi byiza. Icyo dukeneye ni iki, inshuti z'Imana? Ibi byose ntidukwiriye kubivamo, ntabwo turimo kuvuga ngo tubivemo. Hari abantu bakeya, bake, navuga ko aribo bake bagiye babishobora, bamenya gushyiramo equilibre, bamenya gushyiramo balance. Birakunda, ubuzima burabakundira, bakora icyo bagombaga gukora mu rugo rwabo. Ndakwifuriza rero aho tugera uyu munsi ko natwe twaba muri abo ngabo bashyiramo balance, bagashyiramo equilibre. Ibi byose ntituri bubireke, ariko icyo twajya mu inama ni iki ngiki: niba akazi kagufatira cyane, niba inshingano zigufatira cyane, amasaha make ufite nayo wiyamarira kuri telefone, nayo wiyamarira kuri televiziyo, basi yakoreshe mu bana bawe. Weekend ufite wagize amahirwe, wiyamarira mu nshuti zitarangira, wiyamarira mu makwe na za bridal shower na anniversary yanyura abana bawe. Biratangaje kuko inshuro nyinshi abagore n'abagabo nyine batwebwe tugirira umwanya uhagije abandi bantu, tukaburira abana bacu, abagore bacu n'abagabo bacu akaba aribo bantu babigwamo. Nshuti y'Imana, turimo turasenga, mbwibutse ko gusenga turi bivuga ku gice cyagiye gipfa mu buryo bwo mu mwuka, icyo nacyo kidutera gusenga. Ariko nagira ngo we nanjye dufatanye guhagarara mu nshingano. Imana yacu itugirire neza. Ijambo riba mu Migani igice cya 22 umurongo wa 6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Uyu ni umurongo abantu benshi bazi mu mutwe. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo toza umwana imigenzereze. Toza umwana imigenzereze ikwiye, yimumenyereze, azarinda asaza atayiteshutseho. Toza umwana imigenzereze. Imigenzereze ni ibintu byose bigize ubuzima bwacu. Bitozemo umwana ngo azarinda asaza atabiteshutseho. Imana yacu tugirire neza. Gusengera abana bacu kuko turimo kubikora ni iby'ingenzi, bifite umumaro pe, nta n'ikintu cyabisimbura. Ariko kuba twebwe guhinduka ibyo twifuza ko abana bacu bababyo bifite umumaro, bivuga cyane mu matwi y'abana bacu kuruta amasengesho namara nifungiranye nka mama utansi iminsi 7 nsengera umwana nkavuga uwa mbere ku izina nkazageza kuwa kangahe. Kuba icyo nifuza kubona muri bo bizabigisha kuruta iminsi nzamara nifungiranye ntari kumwe nabo mbasengera. Nshuti y'Imana, dukwiye kubigendanisha byombi. Imana yacu itugirire neza. Ni ukuvuga ngo abana bacu bigira ku buzima bwacu, kuri lifestyle yacu, kurusha amagambo ibihumbi twababwira. Uko mbayeho, uko ubayeho birabigisha cyane cyane kuruta n'amagambo yose uzabatondagurira cyangwa se nzabatondagurira. Imana yacu itugirire neza. Rero twirinde twe gusengera abana bacu gusa, ahubwo tunabereke uko dukwiriye kubabo, uko bakwiriye kubaho barebeye kuri twebwe. Si ukumara umwanya munini gusa dusenga, ahubwo ni ukubereka icyo twahindutse kuba cyo, akaba ari cyo kibabwira bakakigira. Ni ukuvuga ngo bigira ku kwitegereza kuruta amagambo. Amagambo avuga ibinyuranye n'ibyo tubayeho ahinduka impfabusa, kereka iyo umwana akuze akihura n'ubuntu bw'Imana, agakizwa akiga kurobanura ibyiza. Imana yacu itugirire neza. Nyirahangaha nezererwa amakupure ari jeune, young couples zirimo zita ku bana babo. Muri iyi minsi barahari bitaye ku bana babo neza rwose, bagize amahirwe wenda yo guhura n'inyigisho nzima, bagize amahirwe yo gusoma ibitabo ibivuga kuri parenting, ibivuga ku biki n'ibiki, babyiga hakiri kare, bakaba bazi buri mwana icyo akeneye. Uwo mu mezi 9 w'umwaka w'2 w'6 wa 12 bazi icyo bagomba guha uwo mwana. Ni byiza, biranejeje. Bamwe muri bo bafite imiryango yumvikanyeho, umugabo n'umugore bahuza, baniyemeje ko abagore babo baguma mu rugo bakarera abana, abagabo bakajya mu kazi. Ariko iyo ni
imiryango ihagaze neza, aho umugabo nawe azamenya guha agaciro umugore kubw'umurimo yasigaye akora. Niba hari n'amafaranga amugenera yo kwifashisha utuntu dusanzwe umugore atagomba gukora, bakabikora. Ni imiryango mikeya irimo kubikora, ariko ni byiza kandi Imana ibishimirwe. Mu myaka itambutse nk'icumi izo nyigisho za parenting n'ibiki ntabwo zabaga mu nsengero, kereka abantu bacukumbura bateye imbere bareba ku yindi myigishirize iteye imbere kurusha iya hano mu Rwanda. Ariko Imana ishimwe ko n'ibyo ngibyo bihari, abazabera abajyanama beza bindi miryango. Imana yacu itugirire neza. Iyo rero twamaze umwanya tutitaye ku bana bacu, bashobora kuzakizwa n'ubuntu bw'Imana, ariko tuba twarishe igice kinini kigize ubuzima bwabo. Gutoza umwana imigenzereze ni muri buri kantu kose ukora. Ni ukuvuga ngo iyo mugendanye cyangwa se yakwicaye iruhande, iyo ubeshya kuri telefone, umwana barimo kumva, kuko urimo uravuga ngo sindi i Kigali, arimo arakureba muricaranye, wenda uri i Kigali, urimo uravuga uti simpari, sindaha naha, arimo arakureba. Ibyo byose abana barimo kubyiga. Kongera iyo twongeye tukamubwira ngo mwana ntukajye ubeshya, turimo tubeshya, tuba turimo kubisukamo amazi. Iyo uri umubyeyi, umugore cyangwa umugabo, mufite ibyo muhishanya, n'urugero papa arinjiye, mama afite ibintu ahisahisha, umwana arimo arabireba ko bahisha papa, cyangwa papa afite ibindi ahisahisha nyina. Ibyo bintu byose byigisha umwana, urimo uramwigisha imigenzereze idakwiriye. Gusenga ni byiza, ariko reka dusenge n'ubuzima bwacu butuye mu mucyo, turi ibyitegererezo byiza urubyiruko abana bacu bashobora kureberaho. Imana yacu itugirire neza. Harimo n'ababyeyi batuma abana kubeshya abo bashakanye. Papa naza ahazira hose umubwire ko ngiye nonaha, wenda ugiye mu gitondo, papa warataha nimugoroba saa 2 cyangwa sangahe, ahazira hose umubwire ko ngiye nonaha ngaha. Ibyo ntibikwiriye kuba mu bakristo. Ibyo bintu ndimo mvuga biba mu buzima bw'abakristo, sinimo mvuga abataramenya kubaha Imana. Imana yacu itugirire neza. Iyo dusuzugura abakozi dukoresha mu rugo, umwana bareba. Iyo udaha agaciro umuzamu wawe, udaha agaciro umukozi wawe, udaha agaciro umuhinzi wahinze muri jardin yawe cyangwa wahinze mu murima wawe, umwana barimo kureba. Iyo udaha agaciro belle famille washatsemo, iyo utayiha agaciro, umwana urimo kumwigisha. Iyo wanga baramukazi bawe, bariya ni ba nyirasenge w'umwana, ni amaraso amwe, urimo gutanga umurage udakwiriye. Ntago nkunda gusenga, nkunda kubitoza abantu ibyo nshoboye rwose, ariko gusenga umuntu atazanye impinduka ni gufata ingamba, biba ari impfabusa. Kandi byatugaragaye inshuro nyinshi mu buzima bwacu nk'abakristo, aho umuntu asenga agakubita amagambo gusa, mu kanya wabona ibyo akora ukajya wibaza, se ni wa wundi wasengaga, ni wa wundi wari urimo arira azamuye amaboko, ni wa wundi waririmbaga n'ijwi ryiza, ni wa wundi watubwirizaga ubutumwa bwiza, ugasanga n'abantu babiri bahabanye. Imana itugirire ubuntu. Ndifuza ko dusenga ariko duhagaze mu nshingano. Imana yacu itugirire neza. Iyo ugenda utuka abantu, kwa kundi tuba turi mu modoka, bafite umugisha wo gutwara imodoka, ugaragaza impatience, utagira kapasiyanse na gake, utagira kwihangana na gatoya, ubwo utwaye umwana wawe mu ishuri, agenda utukana, we mushenzi va mu nzira, uranyima inzira, ukabugira gute? Kwa kundi umuntu agutuka ari mu modoka, kwa kundi ugira gutya, akugusaba nk'inzira, ukamubwira uti we, bya bintu byose dukora abana baba barimo kutureba. Yawe wiga muri maternelle watangiye kugira ubwenge, wese aba arimo kureba. Toza umwana wawe imigenzereze, ni imigenzereze ikwiriye. N'urukundo ukunda Imana rwa cyane, umwana burya ararubona iyo witanze. Hari ababyeyi babwira abana mujye gusenga, mubyuke mujye gusenga, kandi bo batajya bajyayo, bihinduka akenshi impfabusa. Imana yacu itugirire ubuntu. Iyo wicaye mu kiganiro unegura abantu mu rugo, hari ababyeyi bana yanjye, turi mu gihe kigoye inshuti z'Imana, hari ababyeyi batita ku matwi y'abana babo, ibyo amatwi y'abana babo arimo yumva, bakicara bakanegura, bakavuga amagambo atabaho, abana bicaye aho b'imyaka iyo ariyo yose batabyitayeho habe namba. Turimo turabatoza imigenzereze idakwiriye. Imana yacu itugirire ubuntu. Iyo turimo tuvuga amagambo y'inzangano, ibyo bintu byose abana bacu baba barimo kubyumva. Hariho n'ababyeyi bakora amahano, reka nyita amahano aya ngaya yo ararenze, aho umubyeyi yicaza abana akababwira ububi bwa se cyangwa se ububi bwa nyina. Reka nkubwire uburyo ibi bintu bikomeye. Wowe ubwawe byakunaniye kubyikorera kandi uri mukuru, wananiwe kwikorera ububi bw'umugore wawe, wananiwe kwikorera ububi bw'umugabo wawe, ugiye kubishyira mu mutima w'umwana. 12, 8, 10, 10 n'ingahe, ni umwana kandi ni umwana we. Niba ari se mubi ntazamusimbuza, ntazamuguranisha, niba ari nyina mubi ntazamuguranisha. Kandi bibi n'ubundi uwo mwana barimo kubibona, ibyo abona ubwe n'amaso yo taramwicaza ngo umubwire ibindi, biramwafekta cyane cyane cyane. Wikwicaza umwana ngo umusobanurire ububi bwa se. Mushobora kuba mugeze ahantu hagoye, hari imvugo wabwira umwana ibikunaniye runaka, ariko udacengeye ngo ucengize ngo bamufatiye hasambana, bamufatiye. Urabibwira umwana kujya. Hari abantu uyu munsi bafashe ibyemezo, urubyiruko rwafashe ibyemezo ko rutazashaka, kubera ko mama yica akamubwira ububi bw'abagabo. Abagabo bose ntabwo ari babi,
akamubwira ububi bw'abagore ko nta mugore wo kwizerwa, yanashaka akagenda azi ngo nta mugore wo kwizerwa, yamaze gusenya urwe kubera imyitwarire yacu ababyeyi. Imana yacu itugirire neza. Ikindi kibi nabonye muri twebwe nk'ababyeyi, kuba noneho uri umukristo witwa umuntu w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ukagira ubuzima bunyuranye nabyo, byica umutima w'abana ku kigero ntashobora kubabwira, kuko ariyo shusho y'ubukristo bafite ari wowe, bahita bibwira ko nta mukristo muzima ubaho. Imana yacu idutabare, twebwe abari muri Kristo Yesu noneho abahagaze mu nshingano zo gukora imirimo itandukanye, uko tubayeho ntitubikomereze no mu rugo. Uzi umwana wakubonye uririmba uzamura amaboko, uzi umwana wakubonye wigisha, yajya kumva akabona ibyo wigisha si ibyo ukora, urakora ibitandukanye, akabona uri umusambanye, akabona ugira inzangano, akabona urarobanura, akajya yibaza ko se abakristo nuko babayeho. Imana itugirire ubuntu kandi dutabare. Hari abana benshi uyu munsi bakomerekejwe n'ubuzima bwanduye bw'ababyeyi babo, ababyeyi batazi ko abana babonye. Buriya password dushyira mu matelefone abana bacu baba bazizi, uretse ko bagombye no kuzimenya. Kuki ugira password imeze nk'iyo gufungura coffre fort ya Beneri umuntu atapfa kumenya? Abana rero izo zose barazimenya. Maze kuganira n'abana bakuze bagiye bakomeretswa n'ibintu basanze mu matelefone y'ababyeyi babo, ababyeyi abamama, ababyeyi b'abagabo, agasanga papa we areba pornography, agasanga mama we burya no musambanya, agasanga mu matelefone yacu abana baragenda bazinukwa ubuzima kubera imyitwarire y'ababyeyi. Turimo turabona abana bapfuye ariko barakomoka mu babyeyi twebwe twishe byinshi. Niba turi muri Kristo Yesu, Imana itugirire ubuntu, twambike imbaraga, dusaba imbabazi aho twishe, hanyuma dusaba ubuntu bw'Imana idushoboze guhagarara muri izi nshingano zitoroshye yaduhaye zo kurera abana. Iyo tunebwe, mwibuke ko turimo kwigisha abana iki? Imigenzereze. Iyo umubyeyi ari umunebwe agenda kurura ikirenge, adashobora no kwiterura itasi yanyweremo icyayi, kubyuka ari intambara, atakora ikintu na kimwe, ari umunebwe, hanyuma arimo arashaka ko abana be b'abanyamwete gute bazagendera mu ntambwe turimo tugenderamo. Imana itugirire ubuntu nshuti z'Imana. Mwibuke iki kintu, iteka Imana ihora ikorana n'imiryango, ihora ikorana n'abantu nako, hanyuma umuntu umwe agahagarara mu muryango, umuryango ugakira, umwana akazavamo ari muzima nawe akazakiza ahandi, gutyo bikaba uruhererekane. Ndibwira ko twebwe twese abantu bamaze gukura, niba hari ibibi twabonye ku babyeyi bacu, mwibuke neza ko mukibyibuka. Ntimubyibuke ibibi mwabonye kwa so, ntimubyibuke ibibi mwabonye kwa mama wanyu, ntimubyibuke ibibi babakoreye bakabahimukira. Bamwe muri twebwe bamaze gukura, ntimuzi ko tujya tuvuga ngo mama ariko yaratunambiye. Ntimubyibuke ibyo bintu, mama yemeye kubabazwa kubera twebwe. Ntimubyibuka n'uburyo byubatse imitima yacu. Kuki uyu munsi twebwe tutabyibuka ibyo bintu? Kuki twibuka agahinda twatejwe wenda na ba mama cyangwa se na ba data? Kuki tutavuga ngo ariko mama ngo yagombaga kugenda kuko byari bishoberanye? Nshuti z'Imana, Imana yacu tugirire ubuntu. Bibiliya irimo ingero nziza z'abana bagendeye mu nzira nziza batojwe n'ababyeyi, ariko ikibabaje harimo n'abagiye batsindwa nka Dawidi, turaza kumuvugaho. Imana yacu tugirire ubuntu. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 5 haravuga ngo kuko nibutse kwizera. Uyu ni Timoteyo arimo kubivuga, arimo aravuga nako ni Paulo arimo kuvuga kuri Timoteyo. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Enise, mu Kinyarwanda bamwise Unique, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri mama wawe Enise, ngo kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Ni ukuvuga ngo ababyeyi babaye beza bihinduka uruhererekanye, babyara umukozi w'Imana witwa Timoteyo, utanduzwa n'iby'iki gihe, uhagaze nk'icyitegererezo cy'abizera, ukomeje umurimo. Yahuye na Paulo ni koko amurera mu byo yareragwamo, ariko yari afite n'urufatiro ruzima. Hari amagambo nkunda Imana yavuze kuri Abrahamu. Turabiza Abrahamu ni umugabo ukomeye wagendanye n'Imana, wabaye inshuti y'Imana, ariko iki kintu gihora kintangaza. Itangiriro 18 umurongo wa 19 ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanira Abrahamu ibyo yamuvuzeho. Ni ukuvuga ngo Imana ijya guhamagara Abrahamu aho yamukuye muri Uriya Bakaludaya, bagakorana rwa rugendo rwose, ngo dore icyatumye Imana imumenya cyangwa se icyatumye imutoranya ni ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bose kugendera mu nzira z'Uwiteka. Hano hantu havuga ngo bigatuma ngo Uwiteka, ngo kugira ngo Uwiteka azanira Abrahamu ibyo yamuvuzeho. Bibiliya ijambo ry'Imana ikoresha amagambo yenda kuvuga ngo kugira ngo Uwiteka abone gusohoza. Mu yandi magambo, Abrahamu nakora ibyo yasabwe gukora, gutoza abana be n'abarererwa mu rugo rwe bose, namara kubikora Imana ibone kumusohoreza ibyo yamuvuzeho. Imana rero ihaye ababyeyi responsibility ikomeye. Uyu mugabo Abrahamu murabizi mu Itangiriro 14 umurongo wa 14 yagiye gutabara Loti mwene wabo, ajyana n'abagabo 318.
Bibiliya iravuga ngo bavukiye mu rugo rwe, barererwa mu rugo rwe. Ni ukuvuga ngo abo bose nibo Imana yari yamubwiye gutoza inzira z'Uwiteka, urubyaro rwe n'abantu bari mu rugo rwe. Niba yari afite abagabo 18 b'abasirikare bajya ku rugamba, urumva bari basizeho abagore n'abana. Bavukiye mu rugo rwe, yari umutunzi w'umugabo, ariko yari afite no gutoza abantu inzira z'Uwiteka. None twebwe abana babiri, umwe umukozi utambutse iwacu, twananiwe kubatoza inzira z'Uwiteka. Imana itugirira ubuntu, dufite inshingano zikomeye. Imana yemeye gushyira abantu runaka mu biganza byacu, babandi tubwira ngo byuka bakemera bakabyuka kugeza igihe bazabera bakuru bagakomeza ubuzima bwabo. Ikindi mbibutse ko abana tubafite imyaka mikeya ugereranyije niyo bazabaho. Hari igihe tugira amahirwe tugagumana nabo imyaka 18 bari mu rugo, nyuma ya 18 bamwe bakajya kwiga muri za kaminuza, bakajya kure, bakajya hirya no hino, bakajya mu buzima bwabo. Niba tubafite imyaka 18 gusa kandi bazarama imyaka 70, 80, 100, tekereza iyo myaka yindi yose bazaba hanze, bazaba igice kinini bitewe n'icyo twababibyemo cyangwa se tutababibyemo. Imana yacu tugirire ubuntu. Iyo ndebye hangaha mu Migani 31 hambwira amakuru ya nyina w'umwami witwa Lemuweli. Aba bantu ntago bari Abisiraheli, ariko hambwira amakuru y'inama uyu mubyeyi yagiriye umuhungu we wari wabaye umwami. Binyereka ko ari umubyeyi mwiza wabashije guhagarara mu nshingano, yaboneye umwanya umwana we, nubwo umwana yari yabaye umwami amugira inama zikwiriye. Nta jambo ripfa. Abana bacu n'urubyiruko rwacu bicwa n'iki? Bicwa n'amagambo mabi bakuwe mu nshuti mbi zirimo zirerwa n'ibindi bintu bibi. Nidushyiramo ijambo ryiza umunsi ku wundi, hari icyo bizatanga nshuti z'Imana. Uyu mubyeyi arimo arabwira umuhungu we kuva ku murongo wa mbere mu Migani 31 ngo ngaya amagambo y'umwami Lemuweli n'imiburo akesha nyina. Ngumva mwana wanjye nibyariye, mwana wanjye nasabye Imana. Bibiliya yera yo iravuga ngo mwana wanjye nahigiye Imana. Nukuvuga ngo rero akoze umuhigo. Ndimo nasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya yaravuga ngo mwana wanjye nahigiye Imana. Yari yarakoze ahari umuhigo kugira ngo abone umwana. Aramubwira ngo ntukamarire imbaraga zawe n'ingufu zawe mu bagore, izo ndaya ziyobya abami, ntukazishinge. Ubusambanyi bwica ubugingo bw'umuntu, bwica umubiri, nta gace na kamwe busiga budakozeho. Tinyuka kubwira umwana wawe ugejeje ikigero runaka cyo kumva, mubwira ibibi biri hano ku isi, hari ikintu kinini uzaba umurinze. Ku murongo wa 4 ngo mwana wanjye Lemuweli, divayi si nziza ku bami, inzoga si nziza ku bategetsi. Arimo aramubwira ibigendanye n'ibi ngibi. Ni umwami, yashoboraga kunywa vino, ariko arimo aramugira inama ngo winywa divayi, winywa vino si nziza ku bami, inzoga si nziza ku bategetsi. Zizagoreka ibitekerezo byawe, zigoreke ibyemezo wari gufata. Uzabwira umwana kutazinywa kandi nawe warayisinze, biragoye inshuti z'Imana. Cyangwa wanywereye mu ibanga, nk'uko turabarokore tuvuga ko tutanywa inzoga ariko ukazinywera mu ibanga. Ariko Imana y'ubuntu n'imbabazi nyinshi itugarukeho, idushoboze guhagarara mu nshingano. Aramubwira ku murongo wa 5 ngo iyo banyoye bibagirwa amategeko. Iyo bavuga amategeko bavuga ijambo ry'Imana. Iyo banyoye bibagirwa amategeko, bityo barenganya aboroheje. Iyo bibagiwe amategeko y'Imana, barenganya aboroheje. Umurongo wa 6 inzoga uziha abagiye gupfa, naho divayi ihe abafite intimba, bityo bazanywa bibagirwa umubabaro wabo, bibagirwe imiruho yabo. Ujye uvugira abatagira ijambo, ujye uvugira abavukijwe uburenganzira bwabo, ujye ucira abantu imanza zitabera, ujye urengera abatishoboye. Arimo aramwigisha kubaha Imana, ariko arimo aramwigisha n'ubumuntu. Iyo ngize ubugome abana banjye barimo bareba uko nitwara, hari ikintu kinini bibasigamo. Akenshi kereka umuntu yahuye na Kristo akamwuzura, ariko akenshi abagome babyara abandi bagome. Hari igihe uhura n'akana gatoya nko muri za internet niho bikunda kugaragara, ugasanga akana n'akagome, ukajya wibaza, ariko wareba rimwe na rimwe ugasanga na nyina n'umugome. Haba abantu b'abagome nabo inshuro nyinshi bafite ahandi bantu babikomora, kandi byose Satani niwe soko yabyo. Ariko twazana impinduka twebwe bari muri Kristo Yesu. Imana yacu tugire neza. Ndifuza noneho kuvuga ku ruhande rw'umwuka, ari narwo dusengeramo. Mwigisha imigenzereze ikwiriye, muyobora inzira yo kubaha Imana, muyoboreshe uko wowe ubayeho, byiteho cyane cyane cyane. Wigira ibyo kwihishira, kuko abo turi bo nyine nibo turi bo, cyane mu rugo ni naho bigaragarira. Hari igihe umuntu ashobora guhisha ingeso runaka, akagira ibintu ahisha n'ibindi agaragaza, ariko umwana wawe ntabwo ajya ayoberwa uburiwe, kuko akubona ubyutse, akakubona ugiye kuryama, akakubona unaniwe, akakubona ufite stress, akakubona. Ni ukuvuga ngo uriwe azabibona. Hari n'ikuntu tugira stress mu buzima, ibibazo n'ingorane tukaza byose tukabitura ku bana bacu. Imana itugirira ubuntu, iturinde ibyo bintu. Reka tuve ku ruhande rw'umwuka, hanyuma tundarusengeremo, rurakomeye cyane cyane.
abantu benshi ntibaruha agaciro, ariko ndagira ngo dufatanye kuruha agaciro hanyuma dusenge. Abanyarwanda baravuze ngo uwibahetse abagira gute? Ababwiriza uwo mu mugongo. Mu mwuka birenze kumubwiriza, mu mwuka bihinduka kumuhaho. Uwibahetse aho ni mu ngeso, ababwiriza uwo mu mugongo bavuga ati mwana wanjye dore nanjye ndiba, ntinzwe no kwiba, nanjye ndasambana, nanjye nduyu. Abamubwiriza atarinze kumubwira kuko arimo aramureba. Ariko mu mwuka birenze ibyo. Mu mwuka ni uguhana, ni ukuvuga ngo muhaho ububi nandujwe n'umwana Satani, mbimuha ku mwana wanjye, mbiha ku rubyaro rukurikiyeho. Reka dusome amagambo ari mu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Ndasoma muri Bibiliya yera no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndifuza ko ibintu nshuti nziza abari muri Kristo Yesu tubiha agaciro, kuko akenshi tuba turi muri Kristo Yesu, ariko hari abantu batazi ko isi y'umwuka ibaho. Hari abantu bumva ari ibikabyo by'abavuga butumwa bakabije. Niba byanditse muri Bibiliya bibaho. None si kibi kiri muri iyi si, yego abantu bagifitemo uruhare, ariko n'imbaraga z'umwijima ziriho. Abaheburayo 7:9 kugeza ku 10 ngo ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa kimwe mu 10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Abrahamu, kuko yarakiri mu rukiryi rwa sekuruza, mu rukiryi ubwo ni munda, yarakiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Muribuka ko Abrahamu yatanze kimwe mu 10 kuri Melikisedeki, kandi muribuka ko Lewi ari mwene Yakobo, no kuvuga ngo ni uruhererekane bose n'abuzukuru ba Abrahamu niba ariko navuga. Reka ture mu ijambo ry'Imana urabyumva neza. Haravuga ngo ubirebye Levi ukomokwaho n'urubyaro ruhabwa kimwe mu 10. Mwibuke ko Abalewi nibo twashyiraga, cyangwa se mu isezerano rya kera bashyiraga kimwe mu 10. Ubirebye Levi ukomokwaho n'urubyaro ruhabwa kimwe cya 10 nawe ubwe yaragitanze. Dore impamvu, nubwo yari ataravuka, umva uko yagitanze kandi adahari. Nubwo yari ataravuka, hari ukuntu, ibaza Bibiliya ko ivuga ibyo bintu mana yanjye, hari ukuntu yari mu mubiri wa sekuruza Abrahamu igihe Melikisedeki yazaga kumusanganira akakira ituro rye. Levi hari ukuntu yari mu nda ahangaha, yari ataravuka, ariko hari ukuntu yari mu mubiri wa sekuruza Abrahamu. Igihe Abrahamu yatanze icya 10 yaturiraga Imana umwana we, umwuzukuru, ni umwuzukuruza aho hirya iyo ngiyo, umuntu umukomokaho nawe ngo yari ari aho ngaho. Mu yandi magambo, igihe Abrahamu yatanze na Lewi yaratanze. Amahirwe bahaga Imana nzima. Turahita twumva ibyacu. Igihe abasogokuruza bahaye ibigirwamana, natwe mu rukiryi rwabo twarabahaye. Hari ibintu byinshi bidukurikirana dukomora aho tuvuka. Ubyemere ubihakane nuko bimeze. Nkuko hari ibyiza tubakuraho, ugira gutyo ukabona ubupfura bwari ku mupapa bwamunetse mu mwana we runaka, wenda ataranamureze n'ibindi bitandukanye. Nibibi mu isi yo mu mwuka byakozwe birakurikirana, bikira iyo umuntu ari muri Kristo Yesu neza. Nkunda kongeraho neza, kuko isi z'umuryango w'icyaha Satani hamera nk'iwe, yinjira yongera asohoka. Abadayimoni bahinjira uko bashaka iyo twasize umuryango w'icyaha. Mana yacu tugirire ubuntu. Niba narakize icyaha cy'ubusambanyi, ngafunga iyo miryango yose yanyinjiraga, ariko ejo nkongera ngakingura, haza iki? Ntabwo haza umubiri w'umuntu mwasambanye gusa, n'imbaraga z'umwijima zibiherekeza ziraza. Yemwe abari muri Kristo Yesu, twikinisha icyaha. Icyaha ni ikintu duhaho abana na generasiyo zikurikiraho mu buryo bukomeye. Ndagira ngo urebe gatoya urugero ku buzima bwa Dawidi. Niba hariho umuntu wagize agahinda gakomoka mu rubyaro, ni umwami Dawidi. Yareshuwe icyo bita kweshuwa, yarafeirinze, yarananiwe mu rubyaro. Aba bana be 3 b'abahungu bose bishwe mu buryo bumeze ukuntu. Duhereye kuri Abusalomu, murabizi ko yigeze kwigomeka kuri se, yishwe na Yowabu umukuru w'ingabo za Dawidi. Abusalomu yari yishe Amunoni wari wafashe ku ngufu mushiki we Tamari. Mushiki wa Abusalomu yari mwiza cyane, murabizi Abusalomu nawe yari mwiza cyane. Hanyuma mushiki we Tamari nawe yari mwiza cyane. Hanyuma Amunoni aramwifuza. Bose n'abana ba Dawidi. Ayiwe, ibi bintu byabaye bivuye mu cyaha cyitwa gusambana. Mana yacu tugirire ubuntu. Muribuka igihe Dawidi asambana akatwara umugore w'abandi, agatwara Betsheba, umuhanuzi yarasha abimubwira, amubwira ibizamubaho, inkota ntizava mu rugo rwawe. Wasambaniye mu ibanga, ariko wowe ku mugaragaro izuba riva niho bazasambaniriza abagore bawe. Abusalomu yafashe abagore base, inshoreke zase, hejuru kunzu hejuru, kuko wagiye kuri etaje mu mujyi wa Kigali ugasambana n'abagore base, urumva agahinda iso akiriho. Icyaha twita gitoya kizana umugozi
tuzirikisha urubyaro rwacu. Nshuti y'Imana, tureke gukinisha ibintu. Dushobora kugikora mu ibanga ntagire n'umuntu ubimenya, ukagumana izina risa neza mu bantu ariko ntuzi ibyo uri muhereza abana bawe. Mana yacu tugirire ubuntu. Adoniya nawe yishwe na Salomo. Murabizi Adoniya yaje kwiyimika, niwe wari umwana mukuru, Absalomu yari yarapfuye, yumva ni mukuru kuri Salomo, yumva ni mukuru, yumva ni uri bube umwami, ariko Uwiteka yahisemo Salomo kuko uguhitamo k'Uwiteka nako kuratangaje. Hanyuma yaje kwiyimika, abanza gutumira abantu neza amera nkaho abaye umwami. Urumva hajemo icyuho hagati ye na Salomo. Nyuma rero sinzi ibindi yaje kuza gusaba Salomo, hanyuma baramutanga arapfa. Ni ukuvuga ngo n'ubundi yishwe na mwene se. Abavandimwe bicanye, abavandimwe basambanijanyije, ibintu biteye agahinda mu rugo rw'umwami Dawidi wahoze ari inshuti y'Imana, biturutse ku cyaha cy'ubusambanyi. Imana yamutumye iramubwira ngo wari ufite abagore benshi n'inshoreke, niyo nsaba abandi mba narabakongeye. Mu mwuka turatanga, duha abana bacu, ntitubereka, dushobora kubikorera mu ibanga ariko tukabaha bisimbukwa n'abari muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Niyo mpamvu agakiza ari umuti w'ibintu ibihumbi n'ibihumbagiza, nuko abantu batabimenye. Imigozi iracika kubwo kwakira Kristo mu buzima bwacu, twakira ubuzima bushya, amaraso ya Kristo agatemba muri twebwe, ibibi byaranze iwacu tukagira imbaraga tukabirenga. Ntabwo uri kondane niba uri muri Kristo Yesu ngo ubusambanyi bwaranze so, ubwaranze nyoko ngo bigomba kuba umugabane wawe. No. Abari muri Kristo Yesu ni ibyaremwe bishya. Mana yacu tugirire ubuntu. Icyaha cyane cyane ubusambanyi bihinduka umugozi ukomeye ku rubyaro rukurikiraho. Ikindi cyaha gikurikirana ni ukuramya izindi mana cyangwa se kuroga. Iyo Imana itadutirije amaso y'umwuka cyangwa ngo tubibone cyangwa tumenye abantu byabayeho tuzi, tugira ngo ibintu byo kuroga nta bikibaho, cyangwa tukagira ngo ni ibintu byo mu cyaro. Iyo ngiyo harimo abarozi b'abasirimu bagenda muri vewiti, harimo abarozi b'abasirimu bize, harimo abarozi b'abasirimu b'abavuga butumwa, harimo abarozi b'abasirimu beza basa nkatwe, harimo abarozi b'abasirimu bagenda. Icyaha cyongera kikazirika urubyaro rukurikiraho ni uburozi cyangwa kuramya izindi mana. Hari igihe umubyeyi w'umurozi arogera abandi ariko agakunda umwana we, ariko byanze bikunze bigaruka urubyaro rwe, kuko ni ikintu gikomeye gihinduka umugozi. Nshuti z'Imana, nimureka tube muri Kristo neza, imyuka yacu izuke, duhagarare duhagaze, n'ingeso zacu zibyereka abana bacu. Impamvu rero yo gusenga ni iyi ngiyi. Buryo tuvuga ngo turasengera abana n'urubyiruko, nuko hari ibintu byinshi bikoreka mu isi yo mu mwuka bisengwa no gusenga. Imana yacu tugire neza, bisengwa no kubimenya. Ushobora kutamenya inkomoko yabyo gusa kuko ibintu byinshi byarivangavanze, ushobora no kutagira amaso yo kubireba nta nicyo binatwaye, ariko gusenga kwawe gukuraho ibintu, gukiranuka kwawe muri Kristo Yesu gukuraho ibintu, guhinduka kwawe icyaremwe gishya gucagagura imigozi. Iyo umuntu yakijijwe neza, no kuvuga ngo ibyadukurikiranaga ari byakurikiranaga bigarukira ahangaha, ntabwo bikomeza ngo bitambuke no mu rubyaro rwanjye. Mbanzanye ibihe bitandukanye, mbanzanye iyindi rinye kubwo kwizera Imana no kuyubaha. Mana yacu tugirire neza. Icyaha cy'ubusambanyi si cyo gukinisha. Bibiliya ivuga ngo gikorerwa mu muntu imbere, nuvuga ngo ni uguhuza amaraso, kandi niba ari icyaha cyoroshye uyu munsi kimeze nko kunywa amazi, ni ubusambanyi. Umugabo agenda atabitekerejeho, umugore agenda atabitekerejeho, abasore n'inkumi bagenda batabitekerejeho, bumva nta kintu bitwaye, ariko biragitwaye ku rwego rukomeye. Mana yacu dutabare. Mu Bikorinto ba mbere 6:16-18 haravuga ngo ntimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Iki cyanditswe kirahagije kugira ngo wumve ubuhotse. Hari igihe umuntu agenda n'impungenge akavuga ati papa wanjye yarashatse abagore benshi, mama wanjye yashatse umugabo umwe, ashaka wundi, cyangwa se yabyaye abana bangahe, ariko umva uko Bibiliya bivuga uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Birashoboka kutaba mu bibi iwanyu babayemo, birashoboka ko utahereza urubyaro rwawe ibibi. Ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Marirezuma y'amatwi ari mu rupfu, ibi bintu yumva ari ugukabya. Ntabwo gusambana bihaye iki. Nagira ngo mbwire ko plaisir y'amasegonda, umunezero w'iminota uratuma uhereza urubyaro rwawe imigozi n'ibintu bazakura barwana nabyo bitari biri ngombwa. Hari igihe bivamo imibabaro myinshi. Tuma turasengera abana, hari abana barimo barira
base batuye hano i Kigali mu mayetaje, base batuye hano i Kigali abana babo biga ahantu heza, abandi bana bameze nabi, bari mu mikoki ahantu mu cyahafi, bari mu byaro ahantu hirya no hino, ababateye inda bibere hano mu mujyi. N'umwana w'umukobwa watambutse wawe umukozi, n'umwana w'umukobwa watambutse wigishije, n'umwana w'umukobwa mwahuriye mu kazi umutera inda urangiza umufunga umuntu ziba sinshaka kusenyera umuryango, aragira n'umwana wabyaye amaraso yawe arimo ararererwa mu buzima butangana na standard yawe. Ntabwo ari ibyo gukinisha, biteje imibabaro myinshi, biteje agahinda kenshi. Umwana akaba yicaye ukajya ati papa wawe ni meya w'ibunaka, ni umucuruzi w'ahanaha. None uko turushaho gukomera niko turushaho gucubya no gucecekesha izo nzirakarengane zavutse mu munezero w'isegonda, mu gikorwa ukoze wasinze, ubwenge bwavuye ku gihe. Imana itugirira ubuntu. Va mu bibi, usengera abana bawe, batoze kubaha Imana hakiri kare, bavugeho ibyiza. Gerageza we gucikwa n'ijambo ribi. Ababyeyi b'abakristo bamwe baba bivumira abana babo, iyo turimo tubabwira ngo ariko wowe ubwo wumva hari ikintu kizakuvamo, wumva uzaba iki? Hari uburyo wamukosora iyo igihe yabyishe, wambwira uti iyi nzira umuntu ayikomeje bimumerera nabi, nukomeza gutya bizaba bibi. Ariko utagiye kumbwira uti ariko nkawe wumva hari ikintu uzaba cyo, wumva nawe uri umuntu. Uwo mwana isi yamubwiye ibimuca intege, nawe umwongeye bimuca intege. Yatashye yatsindwa mbwira uti umuswa gusa, gicucu. Isi yamaje kumubwira ko ari igicucu, ku ishuri bamubwiye ko ari igicucu, yarazi ko kuri twebwe ari hari butabarirwe. Muhora mvuga ngo iyo ngira umugisha wo kumva nk'ibi ngibi, nkirera abana batoya, ariko ufite umugisha wo kubyumva, hari icyo twahindura. Nshuti z'Imana, nubwo umwana yakosa akajana, hari ubwo wakosora utavumishije ururimi rwawe. Mu mwuka habisi, nanjye vuga ngo n'isi ifatika, mu mwuka habisi irema ibintu bikaba, habisi ivuguruza ibintu, imigambi ya Satani igakurwaho. Abizera Imana bakwiye kwizera ko n'isi y'umwuka ihari. Imana yacu itugirire neza. Njya gusenga reka mvugisha n'urubyiruko rwacu umunota umwe. Mu Migani 31:21 kugeza kuri 26 haravuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe, nuko bizarimbisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe, bizaramisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo, maze uzagendera mu nzira yawe amahoro kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Nifuza guha homework urubyiruko gusoma igitabo cy'Imigani. Hari igihe uba utarabonye icyitegererezo cyiza, twarakubereye ababyeyi babi cyangwa se warapfushije ababyeyi kare, wararewe mu miryango ntiguhe urukundo. Nagira nkubwire ngo nubwo byakubabaje ntukwiriye kubikomerezamo, ibyo ni amateka yawe, ariko imbere yaho uko hamera urabigiramo uruhare. Igitabo cy'Imigani cyakwigisha imigenzereze, uko bifata imbere y'abantu, igihe bavuga, igihe baceceka, uko bitwara, ibintu byinshi. Uretse ko atari urubyiruko gusa rukwiye kugisoma, natwe twagisoma, ababyeyi, abagore mwagisoma, tugakuramo ibintu by'umumaro. Imana yacu itugirire neza. Rubyiruko, ntabwo ukwiriye kugira urwitwazo rw'ibibi wakiriye, kuko hari abandi bakiriye ibibi kurenza ibyo wakiriye, ariko uyu munsi babaye abantu nyabantu. Imyaka y'ubutoya bwawe niyo kwakira ibyo ababyeyi bakugeneye, ariko uko uba ingimbi, uko uba umusore, uko uba inkumi, ni igihe noneho cyo kwitoranyiriza. Ese ndakomeza muri uyu murongo mubi papa yari arimo? Ese ndakomeza mu murongo mubi mama yari arimo? Ese ndakomeza mu rwango nakiriye mu miryango nagiye ndererwamo nteraganwa hirya no hino? Ese ndemera ubupfubyi bumfate bunkomeze? Ese ndemera amahitamo mabi nagize muri ya myaka y'ubutoya akomeza ayobora ubuzima bwanjye? Uri mu gihe cyo guhitamo. Imbere yawe hari inzira ebyiri, imwe iganisha mu rupfu, irimo ubumaraya, irimo ubusinzi, irimo iby'isi, irimo igushuka ngo ni ubutinganyi, irimo ibintu bitandukanye. Indi nzira yo kubaha Imana iganisha mu bugingo. Amahitamo n'ayawe. Ikindi nagira ngo ubwire, ufite imbaraga zo kubibasha. Hari igihe umuntu agera kure, akidroga akagera kure, akanywa inzoga akagera kure, agakora ibyaha akagera kure, akiheba, cyangwa se yagira n'ibyaha akabirwaramo indwara zidakira, agahura na sida, agatekereza ati nzatangira kunywa imiti mfite imyaka 18 cyangwa 17, nzajya kugira 50. Ubuzima akabwanga, akarushaho kwishora mu bimwica. Oya, hari ibyiringiro muri Kristo Yesu. Ushobora kuba nta gishyigikirana mba ufite, ariko we n'Imana, we na Kristo murahagije. Nshuti y'Imana, twagusengera, ababyeyi wenda baragusengera, ariko icyemezo ni icyawe. Wabivamo bigakunda. Hari abantu bavuye mu butinganyi, amasantima yabasubizwa ku murongo, birakunda.
hari abavuye muri droge birakunda, hari abavuye mu busambanyi no mu nzoga ubuzima burakomeza, hari abaretse itabi barabibasha. Wikwibwira yuko utabishobora, Mwuka Wera arahari kugira ngo agushyigikire. Niba uri muri Kristo Yesu ariko ugifite ubwo bubata runaka, ndakugira inama, mara umwanya usenga, tinda mu ijambo ry'Imana, gerekaho kwiyiriza kubera iki? Kuko nuko asijestisa, niba nugutegeka umubiri wawe kugira ngo wumvire kuwucisha bugufi. Ibyo bintu nubikora ntabwo uzabikora amezi iminsi utaracika ku mugozi runaka ufashe ku buzima bwawe. Kuko hari abananirwa akavuga ati narwanye na masturbation byanze gukira, bagera igihe bakabandona. No, muri Kristo Yesu harimo imbaraga zo kugukiza. Ndangirize kuri aka ngaka, witekereza kwiyahura ubwo wabona byose byaranze. Mu mwaka wa 2018 imibare y'abiyahura ku isi, uvuga ngo kwiyahura nicyo kintu cya kabiri mu kwica abantu benshi. Mu rubyiruko ku hagati y'imyaka 10 na 34 hapfuye urubyiruko rwinshi cyane. Niwo mubare 2018, sinzi by'imyaka uko byifashe ubwo biteye ubwoba kurutaho. Nuvuga ngo kwiyahura nicyo kintu cyicaga abantu cyane ku isi, ari icya kabiri, gifite namba ya kabiri. Murumva ko biteye ubwoba. Urubyiruko hari ubwo agera ahantu akabona ntazagaruka ku babyeyi, akabona bizaranze, akabona yagerageje basi ko azabikura mu munezero yabibura, agahitamo kwiyahura. Nshuti y'Imana, bana bacu, nubwo byagera kure kajana, nubwo warahuriye muri indwara zidakira, Imana ifite imbabazi ibihumbi. Ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Ndakwinginze wikwangiza ubuzima bwawe. Hariho igaruriro, mu Mana harimo igaruriro. Navuze ibintu byinshi kubera umutima ubushavuye ukuntu. Reka duhagarare mu nshingano, babyeyi, inshuti zanjye, byibuze uvuge ngo reka nkore icyo ngomba gukora, hanyuma nzashyiraho no gusenga, ubuntu bw'Imana buzaherekeza umwana wanjye. Twe kugagarara ku buryo tudashobora no gusaba abana bacu imbabazi ku bibi twaba twarabakoreye cyangwa uburangare. Tubabere urugero rwiza bareberaho, kandi dukanguke tumenye isi duhagazemo. Iyo umuntu atarumva amabi akorwa hafi ye, agira ngo ho ntiyahagera. Muri uyu muryango wa Dawidi, Tamara ajya gufatwa ku ngufu, deje ababyeyi bari bakoze ikosa. Urabizi uriya muhungu yarirwaje, munone yarirwaje aravuga ngo nta wundi ndashaka Tamari, niwe wenyine wangaburira. Ibintu byaracitse. Wibwira yuko umuhungu n'umukobwa bavukana batasambana, basambana. Ubushize narabonaga kuri internet harimo umugore n'umukobwa n'umuhungu, ariko bari bakuze, nabonaga n'abantu bakuru barimo baserebra ngo babemereye gushakana mu buryo buri legal bwemewe n'amategeko, ari mushiki na musaza. Twebwe kuko hari umuco gipfunyika ntibigaragare, twibwira ko ibyo bintu bitahaba. Niba ufite ubushobozi wiraranya abana n'abakozi. Twibwira ko abana b'abakobwa ari bo bonyine baba violé n'abahungu cyane. Abana b'abakozi bakora mu mago yacu, byanze bikunze baturuka mu miryango ifite ibibazo. None se umwana wawe w'imyaka 14 wamurekura? W'imyaka 16 wamurekura? Wawe w'imyaka 17 wamurekura? Yaba ari mu ishuri arimo kwiga, udafite ubushobozi arimo kwiga imyuga, udafite ubushobozi wagumugumana mu rugo kuko uzi ko hanze ari habi. Aba bana rero bagenda mu mago bashakaze, n'ubundi bavuye mu miryango ifite ibibazo, baje ari ibisenzegere, nabo ubwabo barakomeretse. None se aratanga iki? Hari n'igihe bavuye mu mago angahe yarasambanijwe n'abagabo muri ayo mago, n'abawonkere bahaba n'abatonto. Oya, nshuti z'Imana, ni koko turasenga, ariko tumenye n'ibihe duhagazemo. Amafuti waba warakoze cyangwa n'abana narakoze, twiyasubiramo. Sindimo nguteze hahamuka, ariko ndimo nakubwira guhagarara mu nshingano nk'umubyeyi, gusengera ibyo mu mwuka, uhagarara werekana ibikwiriye, mu bigaragara, mu bifatika, no kuba maso nk'ubyo ugahagarara mu nshingano zawe. Hari ahantu batohereza abana, umwoheje muri vakansi ahantu, ariko ntuzi ibyo azahuriramo nabyo. Shatse navuga ngo nta muntu ukiri wo kwizerwa ku isi. Aya matwi yanjye aya, reka iki ngihorere. Imana itugirire ubuntu. Menya ngo isi iranduye, ibigaragara inyuma siko abantu bari. Reka dusenga inshuti z'Imana. Turasenga kubw'igice cyo mu mwuka. Aburahamu mu rukirwi rwe hari harimo Lewi, mu nda ye kure hari harimo Lewi igihe yatambiraga Imana. Iyo dukora ibyaha tuba dufite abana bacu mu nda zacu. Amabi ba data n'abasokuruza bakoze araduherekeza, ariko muri Kristo Yesu duhinduka ibyaremwe bishya. Shyiraho iherezo ku buzima bwanduye, byibuze ugirira imbabazi abana bawe, byibuze ugirira imbabazi urubyaro rukurikiraho. Nujya gufata icyemezo cyo kwitabara wowe wenyine, wibuka urubyaro rukurikiraho. Kurera ni nko guherezanya wa mukino w'agati bagendaga bahererezanya, umwe akirukanka cyane agahereza undi, undi akirukanka cyane agahereza undi, agakomeza akirukanka. Iterambere ry'amazu ni ryiza, ariko gusiga ubusa inyuma bitagira abantu
biteye agahinda. Reka dusenge, mbabarire amasaha yacu yagiye.